So twebwe uburyo dukora rero tuza tugakura banki hano, banki ntisubira ku investing amafaranga yawe. When killing an infant, raping a woman, and torturing a man. You have tortured my people for way too long. Turned out little boys into fighters to protect their families. Stop killing Mulenge. They are people like you. Stop killing Mulenge. Stop killing Mulenge. Stop killing Mulenge. Stop killing Mulenge people. They are people just like us. Dear Congo, how dare you? Murakoze abankurikiranye ni Jimmy Kayonga hano murimo kuganira. Ndagira ngo nshimira abantu bakurikiranye ibiganiro nakoze ubushize twakoranye ni Muhira TV. Mbanza no gushimira ni Muhira TV bashiramo umwanya wo kugira ngo tubashe gukora zino video, kwizera yuko hari uwo bizabwira akamaro kuko nta yindi mpamvu ituma mbikora gutyo cyangwa se ni Muhira TV nkeka ko arico basaba bino biganiro nugira ngo twungurane ubumenyi butandukanye, sibyo? Hari abafite ubumenyi mu bintu bitandukanye, hari information ufite wa sharing n'abandi bikagira ico bihindura. So nico cyane nganiraho hano ari naco ngira ngo mpereho nuko nabonye hari abantu ba commentinze, hari abantu bagiye babaza ibibazo bitandukanye kuri video nakoze ubushize. So ni nkaho wenda ndi buhere kugira ngo nje kuganira ibindi nabo nabanje kubasubiza. Reka nshimira n'abatanze comment bashimira bavuga yuko ikiganiro twakoze ubushize sagize ico bibungura cyane. Hariho Nicolas Rugarura wakoze cyane kandi ndishimiye ko ikiganiro ari cyo cyagize ico kikumarira nawe. Aho mpera hano nsubiza ndahera kuri Yves bigize niwe wabajije ikibazo hano arabaza ngo se life insurance na retirement bitandukanye cyangwa ngo nikiye ciza umuntu yakora cyamugirira inyungu. Naje kubona mbona hari uwamushubije Jackson umwe mu ba agent dukorana hano. Nawe ndamwemera n'umuhanga kandi ibyo avuga n'ibyo akora twanyuze muri training imwe. So ico gisubizo kuri yashubije niko, ariko reka naje misobanuro nyine uko wenda mu yandi magambo, ariko ni kuri ya Jackson yashubije yari. So life insurance rero na retirement uburyo bitandukanye. Life insurance ni yagateganya, sibyo? Mu gihe umuntu apfuye cyane nico cyane ibereyeho nugira ngo mu gihe umuntu apfuye habe yari amafaranga basigira famille. Urashobora kuvuga fata income yawe wenda ugakuba n'inshuro 10. Niba ukorera ibihumbi 40 kuba n'inshuro 10 zo ni ibihumbi 400 za life insurance. So mu gihe upfuye, mu gihe utakiriho, ayo mafaranga barayafata bakayaheza famille cyangwa se undi muntu wifuje ko bayasigira cyangwa se umushinga runaka. Hari abantu bafata life insurance kugira ngo bayasigire umushinga runaka. Wenda urashobora kubukunda umushinga nka UNICEF, urashobora kubukunda na UN. Sizi umushinga wari wose wabukunda vuga ati mu gihe mpfuye nkene kwa no mafaranga bayaheza nyine uwo mushinga. So nico cyane life insurance bereyo ni mu gihe utakiriho, nico gihe ayo mafaranga bameze. Naho retirement rero, retirement ni ukuvuga muri cagiye sinze mu Gifaransa ni pension niko. Abazi Gifaransa wena murankosoraho, ariko ni mu gihe utagiye gukora na amafaranga baguheza kugira ngo cyangwa se wibikira kugira ngo mu gihe utakirimo gukora habe ari amafaranga arimo kwinjira. Abenshi baritaringa bafite imyaka 65 hano. Ni nkayo standard muri Amerika na Canada, mu Bwongereza no muri za Australia. Bose niyo myaka. So nyuma yaho ayo mafaranga nico gihe aba meza. Ayo mafaranga uba wari savingiye cyangwa se wara investinze neza, ayo mafaranga agufasha uriho ariko utakirimo gukora. Nabivuzeho kare mbikomara ndavuga ati mu gihe utaplaniza retirement yawe urashobora gukora ukageza imyaka 70 ningaye mu gihe ugishoboye cyose cyangwa se mu gihe ukiriho ugikeneye income. Ico ni kiri kiganiro twaganira uburyo government zigenda zifasha abantu gutandukanye, ariko ico gihe carashize. Ico cari kinyejana cakera, izo programme ziracari, government iracafasha abantu, ariko ivyo bintu birimo birashira. Usomye neza amakuru muri Amerika barakubwira ngo pension plan zirimo zirashira. Abazi 401k mukunda kumva amakuru bavuga ati nta mafaranga arimo muri retirement yo kuzafasha abantu bahari. Inacho mbabwira abantu muri immigration, niyo mpamvu ibihugu bikunda immigration nuko barimo baratuzana hano kugira ngo dukore twishure taxes, government ifashe abaye baritaringa, sibyo? So
sinzi wenda nagiye navuzeho menshi kurambuye ariko nizere ko Yves bigizi hari ico wenda yungutsaho. Hari nundi wabajije hano kandi yabajije akabazo keza nako yatahuye mu magambo navuze ngo ni Ale Kiruhura. Yaravuze ngo arakeka ko hari mikosa izo 200 mu myaka 7 ni gute byaba birimo izo miliyoni 2 sibyo. Ndakeka ko kantu ntagasobanuye neza kandi umbabariraho. So ico nashatse kuvuga hariya nuko hamwe natanze urugero rwa John na Mike siko. So John ya investinze 200 buri mwaka. So mu myaka 7 ageze imyaka 26 areka ntiyasubira kongera amandi mafaranga, ariko ntabwo yavuze ngo ahise yakuramo, kuko iyo yakuramo ico gihe hari kuba harimo 1000 bitageze wenda na 30 gusa sibyo, ariko yagumishijemo aza kuyakoresha mu gihe cya retirement afite imyaka 65 sibyo. Sinza ko kantu niba ukumvishe. So yatangiye afite imyaka 19 ageze imyaka 26 aha saving ibyo 200 buri mwaka. Agejeje imyaka 27 arastop, ariko ntiyayakuyemo, ayasigamo ya mafaranga araguma arabyara araguma arunguka aguma abona 12%. Ubikalkire neza igihe yagejeje imyaka 65 nizo zijya miliyoni 2 n'ibice n'ibihumbi 200. Aho ngira ngo ni nkako sinzi aho niba ngushubije neza, ariko ugifitemo ikindi kibazo wambazaho nta kibazo. Naho contact zanje naza kuzisharinga, hariho Queen Mwamikazi wari wavuze ngo nta contact twatanze hariya, ariko ndakeka ko Imuhira TV bari buze kugerageza nabo bashire hano muri video. Ikibazo cyanyuma ndi busubize ni Etienne wakibajije, kandi yabajije ikibazo nyine kiri mu bwenge, reka muvuga ngo Etienne warakoze gutegera ikiganiro kandi ukabaza kino kibazo, ndakeka ko atari wewe wenyine wacibajijeho n'abandi baracibaza. Etienne yaravuze ati cyane iwo ashaka kumenya ni security. Singisubiramo ikibazo cyose kuko nyine ni audio yanyohereje abibaza. Yashaka kumenya security hari. Ego buri muntu wese arashaka kubona 10, 5, 8, 90%, ariko security ni iyi. Izo faranga woja kuzuka wenda ijoro rimwe ugasanga ntizirimo zose sibyo. So nico kintu cyane ndibuzo kuganiraho, uburyo to making sure ko ayo mafaranga ahari mu gihe umuntu azaza kuyakuramo. Of course investment zose zizana na risk, niyo mpamvu nta mvuga ngo twese tu investing aha twese tu investing. Niyo mpamvu zirimo levels zitandukanye. Ku rugero umuntu ufite imyaka 50 hari investments ntomushiramo sibyo. Umuntu ufite imyaka 18 ukeneye gutangira ku investing hari investment zitandukanye kuko ufite igihe, ufite imyaka irenga 40 yo ku investing. Umuntu ufite imyaka 50 nta nafite imyaka wenda 15 16 katuvuge 20 iyo ku investing. So muri ico gihe afite igihe gito compared kuri wa wundi ufite imyaka 18 20. So ntabwo bashira muri investment zimwe. Niyo mpamvu mangira ngo buri muntu ukeneye ku investinga turicara tukaganira nkamenya level ya risk namushiramo kugira ngo igihe azokeneye amafaranga azosangemo amafaranga yiwe nkuko twabiteganyije. So ni naho nza guhera hano kuko nico kiganiro cy'uno munsi hano nugira ngo turebe uburyo ayo mafaranga investing. Ni byiza ku investinga, ariko kibazo bibaza tese ayo mafaranga jahe yunguka gute abahaye akora iki. Reka bariho duhera hano. Ndagerageza ikiganiro kigire kigufa ariko nsobanura ibyo nshaka gusobanura. Twarangije nkweretse uburyo system nyine turimo ubugikora sibyo. Uyu no umuntu runaka azanye ifaranga ziwe kuri banke, katuheza amadolari n'amayero wenda se bucyo nubagira amayero senze ubwo wamenye ibyo nashatse gukora. Hano ni ku isoko sibyo. So uzana amafaranga yawe hano kuri banki kavuga ngo turaguha 1% wenda katuvuge na 2. Hano bakayazana bakunguka hagati ya 5% kugeza banageza 30 na 50. Hari investment zimwe zunguka no mafaranga. So muri no system rangije nkubwiye ati umuntu waye wungukira muri no system ni banki sibyo. So twebwe uburyo dukora rero tuza tugakura banki hano. Banki ntisubira ku investing amafaranga yawe, twe turayazana hano ku isoko sibyo. Hano ku isoko hari aba manager
uyu ni umuntu duheze ibihumbi birenga 250 umwe akavuga ngo aramanaging amafaranga runaka wewe wenyine kumwifatira yo guhenda sibyo ariko twebwe iyo tuzanye ikigega cy'amafaranga menshi tuyasha muri investment tuba twatoye uyu muntu akayamanaging kuko uwo muntu niko kazi konyine gusa bafite ntabwo yirirwa aje mu bindi byose akazi ke no kumekensha akora amafaranga yungutse niho cyane cyane ndibuze gutinda so rero waba wibaza ati se aho ari amafaranga nikahakora yego hari umuntu ya managing sibyo wenda nagufashije gutora investment nzima ariko se aya mafaranga ni gutazayunguka iyo nyungu iziva wenda niko abantu benshi bibaza so niyo turi buze guhera ibintu nkabi inzira nkazine ndi buvuge amafaranga yungukamo ni cyambere ni mu stocks cyangwa se shares mu company so ukagura umugabane muri company ubundi buryo nizo twita ngo ni bonds ni inguzanyo uheza company inguzanyo cyangwa se igihugu gisaba companies inguzanyo gukora ibikorwa byayo bisanzwe bakora gukora imihanda kubaka amashuri ibitaro n'ibindi byose so haniho bunguka no mafaranga ni kuguza company cyangwa se leta ubundi buryo bwa gatatu amafaranga bayabzaza cyangwa se bakoresha kugira ngo yunguke nizo twita ngo na GIC muri Canada abanyamerika I think amabanki yabakoresha ngo ni term deposit ariko ndakoresha terme dukoresha hano guaranteed investment certificate sibyo uburyo bwa kane ari amafaranga yunguka nizo twita ngo ni funds sibyo ibi ni ibigega by'amafaranga nzabisobanuraho ibyo bigega nabyo uburyo bikora abamenyere kuri banki mukunda kumva ijambo ngo ni mutual funds abakora muri company za assurance bazita ngo ni segregated funds n'ubu buryo bune n'amafaranga yunguka ariko ibi byose rero bikuye mu ijambo rimwe ni business imyandikire ni yata so ano mafaranga yose abacuruzwa bakora business runaka sibyo ni naho cyane ndibuze gukomora reka duhere kuri stocks izo stocks rero uburyo zunguka amafaranga nuko sinirwa nshushanya sinirwa mzandikaho kurambuye wena ndabivuga mu magambo gusa kubijanye n'ama stocks katuvuge company ku rugero turatanga company nka Amazon sibyo Amazon itangira ibifite idea iravuga ati dukeneye gusupplyinga cyangwa se kuza dushipping ibintu tubikura hano tubijana aha after business idea ariko iyo business keneye amafaranga menshi cyane za miliyoni na za trillions z'amafaranga so uburyo Amazon bikora ija kuri stock exchange tuzabiganira ariho ku isoko ikavuga ati dukeneye abantu ba investinga muri company yacu dufite idea buri muntu investinga turamuheza share ku mafaranga ngana gutya sibyo ubu nyine ku rugero umugabane wa Amazon uhagaze ku 300 z'amanyamerika so izo ni faranga nyinshi uko company igenda ikura niko na stock cyangwa se share yayo igenda nyine yiyongera so ubwo nibwo buryo bumwe uinvesting amafaranga uno munsi ufite 300 wenda n'ijana wenda niba yarayungutse Amazon urashobora kugenda ukagura umugabane wa Amazon uko yungutse nawe baguheza iyo nyungu sibyo so nibwo wibuka cyagiye navuga ngo uburyo bwemewe cyangwa se uburyo nyamukuru cyane nanje mvuga ati nibwo buryo bwonyere bwo kunguka amafaranga no gutangira business kuko izi company zose ama stocks ama bonds ama mutual funds nta kindi baye bakorana business bafite idea bakeneye abantu ba investing muri idea yabo urundi rugero ni Facebook Facebook yatangiye araga company abantu bose babona ko nta gihambaye cyane ariko ubu nyine ni company irimo za billions z'amafaranga niyo company ya marketing kwisi Facebook wabayibaza nyine ngo amafaranga bayakura Facebook ni community iraruta n'ibihugu byinshi abantu bari kuri Facebook bararuta of course bararuta abari mu gihugu runaka ariko navuga ko nka kimwe cya kabiri kwisi kiri kuri Facebook so Facebook ifite abakiri ishobora guhita marketinga
igikorwa runaka abantu bagakibona byihuta abantu bakagura iyo company gatera imbere. So iyo ni idea ya Facebook. So ukeneye gukorana na business na Facebook ugura stock ya Facebook cyangwa se share ya Facebook. Urundi rugero ni Alphabet. Alphabet ni imwe mu makampani wenda akomeye ku isi, niyo nyiri Google za Android, wabara ibintu byose Google ifitemo amaboko, sibyo, ni ibintu byinshi ku isi. So muri ubwo nibwo buryo bwonyine nabwo ushobora nayo guparticipa muri business y'ayo makampani. Ntabwo birirwa bakubaza ngo urinde uva he, ufite amafaranga, ufite ID, wagura umugabane muri izo company zose, sibyo. Niho ntinda cyane nakuvuga ku mashare. Ariko rero ikibazo kimwe kiba mu mashares, uno munsi wa none Facebook iramutse ihomes, sinzi icyayi homes, nawe bitekerezeho, cyangwa se indi company yose wifuza kuinvestingamo ikaramuka ihomes, so nawe uhombana nayo kuko nawe wari nyiri iyo company, ufitemo umugabane muri iyo company, nuvuga ngo inyungu zose babona barazireportinga buri mwaka. Ukuri ko guharugiye kuri website y'ano makampani yose, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, tekereza company yariyo yose uzikomeye, ugiye kuri website yabo hari information z'umuntu ukeneye kuinvestinga muri company, bakubwira amafaranga bakoreye amezi atatu ashize, buri mezi atatu bariportinga income zabo. So nawe ushobora kubona ukavuga tuko biri kose no company ifite ihayije, ico gihe nawe uguramo umugabane, bakunguka nawe urunguka, bahomba nawe urahomba. So umuntu ushoboye gufata that risk, sibyo, ama stocks n'ama shares nibwo buryo ushobora kuinvestingamo, cyane cyane ku muntu ufite igihe kinini. Of course advice no kuinvestinga mu company amaze gukomera, hari ibyo bavuga ngo ni too big to fail, hari companies zihomze, economy y'isi yose iba affect. So nico nagira ngo mvuge ku ma stocks. Ariko rero abantu wenda babebaze sibyo, kera kuvuze ko bifite risk, sibyo, nige twashobora kuinvestingamo wenda gifite risk nke, niho wenda ndibuze gukurikiza ikiganiro kiza gukurikira kino. Please wibuke kukireba kuko nawe urabasha kuba tese ama stocks numvishe ari ikintu kigoye, ari ikintu gifite risk, ariko ari ikintu gifite inyungu, sibyo. Ku rugero nka Amazon, reka bariho nangiriza, myaka 5 ishize Amazon imaze kwikuba inshuro 700%. Sinzi niba wumva uburemere bwa company ki, company nka Alphabet ariyo yazanyiri Google imaze kwikuba inshuro 100. So urebye izo company zose ni company zimaze guhagarara, zikomeye, nayo ubwayi homes ibihugu byinshi, ndavuga Amerika na Canada n'ibindi bihugu bidepana kuri services company zitanga, zose za home. So again ni company zimaze kugira aho zigera, no zitonda company ni nyinshi, ariko nico nagira ngo tugane ku bintu by'ama stocks. Ubwo nibwo buryo bumwe ushobora kuinvestinga ku giti cyawe. Murakoze. Mugire ubumwe, mukorere hamwe, hasigaye Yesu Kristo bisigaza bidukorera.